bosi wacu nimugoroba agire gutya abankoreye igitangaza mbone mu bantu bitwaye neza bakwiye kongezwa mbone nanjye ndazamuwe. Ni byiza nanjye ubwanjye byanshimishije numva nyine mbize uburyo nabirekitingamo. ibyo bintu ni byiza ariko kuzamura ni sawa cyane. Umva se umushahara utagiye kwiyongera cyangwa no kugushima gusa nta kantu yongeyeho? Umva nyine yahise abishyira mu bikorwa ko yavuze ko kuriya kwezi kuratangira aho narinde nyine ahita akomeza nyine nk'uko yabivuze ashaka kunyongeza. Umva se atari byiza? Byanshimishije cyane kuko nahise mbona hari ukuntu nyine ayo mafaranga agiye kuza azaba akenewe. utamusuje mwa ntabwo nakubonye meze neza. Nahise ngira igitekerezo rero cy'ayo mafaranga mpita ndeba ku mwana wacu Keza uri mu ishuri mpita mbona agiye gusoza kandi hari ukuntu umuntu asoza ugasanga ahuye na sitarago zo gushaka akazi. Ndavuga ati kuri iyo nyongezo bamaye cyangwa se kuri iryo shimwe tubaye twakuraho make tukamusevingira umwana wacu ku buryo nawe aramutse ashoje kwiga atahita asamara ahubwo agenda imihanda ashaka akazi, ahubwo byaba ngombwa yuko nawe yareba ko aricyo yakora. Nicyo gitekerezo nagize cyo kuba twamusevingira. Icyo gitekerezo ni cyiza ariko ndagishimye pe kuko muri minsi abana bari kurangiza kwiga bakabura akazi ugasanga bagiye mu ngeso mbi, umusore akaba yamushuka akamuha amafaranga cyane cyane kuri umukobwa amaze gukura. Rero byaba byiza tumusevinge no yasoza kwiga agashaka akantu akora yafungura boutique. Icy'ingenzi nuko azabona ikintu ahugiraho. Icyo gitekerezo ni cyiza cyane pe ndabikunze. Niyo mpamvu rwose Imana yakumaye rwose nzajya kuyishima kandi mbona nanayishima kuko uratandukanye pe. Nawe uri mwiza dutekerezaho twitaho. Bazi nk'icyo gitekerezo uba wagize cyo gusevingira umwana atarasoza n'amashuri. Numva se atari byiza? Ni ukuri nyine ndabishima ukuntu tujya inama ukuntu dukundanye mbona nyine tubayeho neza pe. Abaye ntacyo nyine ni uko umuntu aba yumva atameze neza. nase urumva utameze neza. Wambwiye ko ndi inshuti yawe? Oya nta kibazo mfite. Se wambwiye? Ase ndakubwira iki? Ndabona uri kuzubara nazi ukuntu bimeze. Yamatsiko yawe uracyayagira? Ngira nyine. Oya nta kibazo mfite. Byemeze neza. Ku ishuri se bimeze bite? Ku ishuri biragenda gake gake. Bimeze nkaho udaheruka kujyayo? Njyayo? Oya sha njyayo ubwo nyine ikibazo nuko biba biri kugorana cyane. Ni cyiza nyine Imana iba yabikoze. Imana nikomeza kudushyigikira rwose ewa twebwe tuzarenza na mirere cyane rwose. nayo usa neza. Usa neza se ntabwo ari wambonye? Ibyo pe urasa neza nyine ko bukeye nuko bwije ngenda mbona wabaye mwiza kurushaho wabaye kiriya ukuntu nyine ahantu hose ewana ubundi ni wowe wanjye kabisa. Bisanzwe ari kurangura mutazi. Ngaho ugiye kurivamo none? Oya kangerageze ndebe ko nasoza uyu mwaka ubundi nkatira. Ukora iki se none? Sha ntabwo nabura icyo nkora. Nyine urumva wakora iki? N'akazi kari hanze aha. Akahese keka n'umusekirite cyangwa ukaba umuyede cyangwa akomanye wapi naho nakigama cyane none ibyo sinabikora. Nahise nyine wakora iki? Nzagerageza nzashaka akazi. Akazi ko mu rugo se base? Nawe urarengereye. Nahise kandi kazi wabona utarasoje kwiga naka. Sha nzagahiga nta nikorera. Wakikorera ufite amafaranga menshi. Umuntu yayahiga. Wayahiga nyine gute nakazi ufite? Nyine umuntu azakora akazi kaciriritse ariko none kadasuzuguritse. Nose wari uri kujya? Sha naringiye hano hirya nyine mushiti wanjye naringiye kureba. Ako dure nawe ugenda wese wari ugiye. Sha njye barimo nditembera karitse ngo ndebe uko bimeze. Se kutagaruka ku ishuri. Njya kwiga se sha. Tubyihoreye wana. Nzaba nsubira n'ubundi ntabwo birangira kwiga mwana. Nese urumva ufite gahunda yo gusubirayo? Sha mani. Numva uri kumbaza ibibazo byinshi nazi byo kwishuri ngenda simbizi rwose. Ahubwo bayi kana nigendere. Akuse ko wakundaga kwiga byagenze. Bayi man.
tuzaba dusubira ikindi gihe. Rafre, ese ubu uri kubona ino minsi mikuru tuzayirira hehe mwana? Iminsi mikuru ni ugutembera ahantu heza kabisa tukareba n'ibyana tukihemba dore ko ndeba iminsi mikuru yegereje ubu koko. Iminsi mikuru no ku minsi mikuru nzaba nanaricakiye. Reka je uzaba uyafite sha umva dore ni full package nzaba nyafite apanze. Noneho nanjye mu kintu kirenze mfite ibyana birenze bimeze neza kandi abizi nawe uriyamenera ku byana. Gaho se mani mbwira nyine ufite amafaranga se nge nzaba nyafite naho saneme nyine byananze umuntu kuri Noel yakicembera nta birenze. Ubwo kwa abana mbadi nabo suzi no kuva kera se tari Yesu ubundi kuri Noel ibya Keza amakuru meze neza ase wari uri he ahantu hose mba nakubuze uvuye nayo nibere hariya mu nzu yego kugenda ukaba mu nzu ukagira ngo waheze ukajya hari umuntu waguhambiririyeyo bose ibintu wambaye ni ibiki Nagasaro aka gakufise ko gakwiye ko nakona kukuriye ni umwana twigana wa Kanisha umwana mwigana saka gutije no wahe nyene umushiti wanjye wa Kanisha nayo narakomeye numva ndagakunze ntabyiza ubundi wabira. Tugomba kwiyemberega tuba twarakoze abajeri nanjye nzaba mfitemo make ariko tuzayatera dukora ubundi ni party ahubwo se ubu twazagapangira ako ka staff nyine. Hano si sakiri igihe nejo bundi tuzaba. Rega buriya ubu ugomba kubanza gupanga nyine gahunda neza mbega. Reba wewe nkwere ukicara uzi neza reka tuzakodesha inzu noneho nanjye mbabwire iyo nzu tuyihuriremo. Umva reka ntabwo icyo gitekerezo ntabwo cyaba aricyo ntareka gusa ubwo urumva ibyana byazakitubonamo mane reka byongeye ari no ku munsi mukuru reka nkwereka urumva reka tuzagende tujye muri hoteli aba ariho tubijyana urumva ariho tuzabicembera n'ubundi. Ahubwo ako kantu uzi ko uri umusirimu no kuva kera ako kantu uvuze niko kabisa ako kantu kararenze ahubwo iyi hoteli ya danje kabisa ku buryo abana batazari tunyuzamo ari nyiri ku ishuri. Bakeza mwana wanjye arabatari umuhungu ariko akagutije. Uya mama ntago ari umuhungu. Ndavugisha ukuri. Uya ntago ari umuhungu. Ninde wakagutije se ko abakobwa mwingana bose mbazi abashuti bawe? Uya nuwo bazanye ku kigo vuba. Ushaka harara we. Ubwo nawe wahise ujya nyine ushaka kuba inshuti. Ahubwo niwe washatse kuba inshuti yanjye. Nawe uravuga ati ntizaga kufa. Okay, nta kibazo none ntabwo waba udafite inshuti ariko reka nkubwire mwana wanjye rero dore umaze gukura. Ujye umbabarira witware neza ntukajye ujya mu ngeso mbi kuko igihe ugezemo kiragoye pe. Ubu ufite ubushyuhe ndabizi sibyo ariko ukwiye kwitonda ukaba uri umukobwa w'ikinyabupfura utajya mu bahungu kuko abahungu ntabwo ari beza. Ya mama nibise ko ibyo najya mbijyamo. Reka nkubwire wewe wigira ikibazo amafaranga arahari n'ubundi iyo hoteli tuzayipanga nyine tuyivugana no kuri phone harabura iminsi mike ariko weho tuzajya tubivuganaho nta kibazo. Ubwo gahunda ni kuri telefone. Ni kuri telefone itsinzi wewe ugira gahunda ntuzane. Gahunda subize se ko ndi mu bantu bubahiriza gahunda. Nanjye ibyo byana kajye kuba mbirabura gahunda. Naribi reka ngende ngere mu rugo hari utuntu narindi gukora uko turasubira. Nanjye kandi umuntu hano hepfo kabisa. Sawa. Abakobwa ndabazi ntago mwumva ubundi mwumva mubonye. Oya nje ntago ibyo njya mbijyamo nta n'umuhungu njya mvugana nawe. Mwizere ahaha wa mwana we ikibazo ujye ugira ujye uzumbwire nta wundi muntu ugukunda nkanjye nje ndi nyoko nta wundi muntu wabona wagukunda nkuko nkunda. Ese nubizi ko ikibazo nkize nkubwira urambwira ko sinekereza kumbwira byose ushaka kuba ufite amabanga umpisha ahubwo mwana wanjye nkubwire nkuhane ikintu cyose wumva ufite ikibazo ujye uzumbaza. Oya nta kintu naguhisha ubwo se naguhisha iki kandi uri umubyeyi wanjye. Aha nta kibazo ndategereje nyine nzara ko uzavamo umukobwa mwiza muzima. Umva ndabikwijeje. Okay nta kibazo gira umukobwa mwiza nyine sibyo. Natasha umeze ute se? Sawa. Meze neza? Meze neza. Ko wabuze ariko kandi mari sigaye wibera hehe se? Mu rugo. Shana nakubuze muri ino minsi na nimero yawe ni igicamo yabaye iki? Icamo mani. Sha twaraburanye kabisa.
ndabona usigaye umeze neza. Kane kandi bisanzwe. Shaho uraryoshye kabisa ni none ufite na taye imva iri kubakurura kabisa. Uraje. Twaraburanye ariko. Twaraburanye nyirose kutaje mu rugo. Ahubwo hari plot cyaho ko kurabura kabisa. Niziteze. Urabizi uri umuntu wanjye kuva kera nta kintu wanyangira. Ako jya unyegera mbona utanyegera. Bayambwira nare. Hari plot cyaho ko kurabura. Kuri ku munsi kubunane tu. Hari ahantu cyaho kuzakujyana muri party. Urumva rero ndashaka yuko tubipanga kabisa ntuzabura umwanya. Sheri kiyo turi ahantu nk'aha hatuje numva nishimye. Njye mba numva nishimye nta kibazo. Akurasa neza by the way. Nambaye n'akantu keza. Niko bisanzwe. Ase sose gaho nci inyuma ko nsigaye mbona uri mushya urabona utuntu twose. Usigaye warampindukanye. Gute se? Gute? Urumva dore wambaye tu kandi nyine mbere wajyaga kujya gukora ikintu ukabanza ukambwira. Tungutu n'ubundi kuko nyine ni utw'umushuti wanjye. Umushuti wawe tukavuga ko wamutiye se cyangwa nyine yabaye anije ako turi n'inshuti ashobora kutundekera. Ko nizereka atari umuhungu. Abakobwa sha sinjya mbizera wasanga hari ibintu uri kunyenga. Nanjye ntabwo nyizera se. Ntabwo byashoboka. Oya kandi ukuntu ipari zabiryoshye ndabigukumbuye. Bizaba bimeze neza. Ntabwo byakunda. Ni hehe se? Ni hehe? Ni hoteli tuzajyamo. Ni hoteli kandi nziza kabisa. Ndabizi uzanayikunda. Sha wapi ntabwo byashoboka nyine. Ase ko nzi ko kuva kera ukunda kuryoshya byagenze bang. Oya mwana ntabwo byashoboka kuko nanjye mfite ahantu nzajya. Nose ari njyewe uri kukubwira naho hantu nihe hari inyungu ya danje fata. Naho ngaho nzajya. Aho uzajya niho hari inyungu. Cyane. Ariko ntangira hari kubera ko tuzaryoshya. Urumva kandi mu kuryoshya n'ibyishimo uzabibona. Wese kuri wanjye. Naswe cyutanyizeye. Kibazo nyine urumva wabikoze utambwiye. Ya kubwira se nundi kuko nyine tuba atari utwanjye. Urumva kuba narakubwiye nta kibazo. Anyway, hansi warameze ute? Urebye nari meze neza nta kibazo. Sasa nyine nari mukumbuye byatari kabisa. Nanjye nuko. Sinzi kutakiboneka abandi byagenze gute? Inshuro nyinshi nsigaye nkuvugisha ukambwira nyine ngo ntago bikunda. Kubera iki nyine usigaye unyishisha? Akenshi nyine ababyeyi banjye bose baba bahari kandi kuba navuga ngo ndagiye. Biba bigoye cyane. Ntabwo babyoroshye gusa nyine nanjye Grafrere nyine haba hari ariko we nyine ntabwo ajya bigira ibya danje ntabwo ajya dukanira cyane. None se ubwo mpamvu nayo naguhamagaye hari akantu nagira ngo tuganire. Byishimo uri kumbwira. Erega ujye umenya yuko ahantu wajya uri kumwe nk'abajene nkanjye tungana urumva bari vibe kabisa. Usubwiye n'iki nimba ngaho nzajya nazaba ndi kumwe n'abajene bameze nkaho. Twe bizaba biryoshye akibaza ibintu byabereye muri hoteli. Twego sizaba bizabera. Amafaranga azaba hari azaba ameze gutya. Cyambere ntago ari amafaranga amaye. Jewe gahunda zanjye mba narazipanze kera. Nose wayiteguye tukazajyana kuri numva ngusaba. Reka ntabwo byashoboka. Urabya? Nta kibazo. Ndashaka ko tujyana kuri date. Utajya mu bahungu kuko abahungu ntabwo ari mukuru mu bitekerezo. Nta kibazo. Ahubwo nshaka gutaha. Ese ni kimubwiye cyatuma tutaha? Iyo maze umwanya nari mu rugo ababyeyi banjye barahangayika nagerayo bakambaza ibibazo byinshi. Ese ubwo nyine cyane ko nabonaga twishimye nta kibazo. Nise hari ikintu kibi basi mubwiye? Oya nta kibi. Ntabwo bya nyuma yaho se bwo waboneka. Wenda nyine nyuma yaho kwa kubimbwiye aka kanya wenda nareba umwanya. Shaka babisuzabyige utigende ari ahantu bazaba bameze neza. Oya aho ngaho ntabwo nahajya. Ntabwo wahajya. Kandi ndabizi ukunda ibintu ukunda ndabizi nzaba nabizanye kabisa. Bizaba bihari. Oya. Bya bintu byose wambwiye ukunda. Chanze bizaba bihari kabisa.
ahubwo wowe mva ikintu kindi nshaka kumfasha kubera ko tuzaba turi babiri hari n'undi mujene tuzaba turi kumwe ahubwo none reka mite nkubwira nene ukuntu bimeze tubipanga uzashake undi musista mu musana kandi je nazaboneka mwana muze muri babiri je ntabwo nzaboneka oya wowe uzaboneka ndabizi ntabwo nzaboneka ahubwo mwana kandi igendere ngewe n'ahantu naringiye ndabona amasaha ari kwiba ako se ko kera twakundanaga byagenze ahubwo yene uko ndabona amasaha yagiye isi basi wafashe n'umunota umwe nyine ukabanza ukambwira niba ubyemeye nkategura ahantu heza kuko ndabizi nyine muri iyi minsi Grafere yatubwiye ko agiye kuduha amafaranga yo kwiyitaho kandi urabizi ntabwo nakiyitaho nyine urukundo rwanjye ngo rwibagirwe. oya nta kibazo ndazi kugusubiza kuri phone. Okay. Okay. Reka nizere nyine ko igisubizo kiraba kiri clear. Yeah. Kangendere. Sawa shu. Witeho. Yego nawe. oya mani byarangiye unyanzese wabonye ndi oya tuzabipanga ahubwo kanigendere mani ase ugiye he kuri kwihuta bate twaba tuniganirira oya nkaguterana za tuna guteraga ako se wara nawe rero ko nzi ko dukundana oya mani kangende uze kumamaga kuri telefone basi tuganire sibyo phone yawe si kibazo ibiriho iriho mani ikibazo nawe uri kumbesha ndaza kuguhamagara ndebe bayi nyine ndaza kuba sawa ari kubitekerezeho sawa kuko biriseriye kabisa sha kabisa nyashizara Sure. Kumbona hano hantu kubona moto bigoye. Biragoye cyane. Ariko turayitegereza ndabizi ko turayibona. Biraboneka iri gare n'icyaro. None gusa nizere ko today nyine wishimye. Kandi nishimye cyane. Ndetse hari ahantu habonye gute? Hari ahantu heza cyane. Yego. Si gutegura cyane pe. Yego. Thank you. Nizere ko nyine umunsi wakubereye mwiza kuko ngiye nyine sinzi ukuntu nabivuga. Umunsi wagenze neza cyane. Gusa nawe urirekura sana. Biba ari ngombwa ku mukunzi. Mpamvu nyine nanjye mbigushimira kandi nzahora mbigushimira. Ariko ndumva mfite ubwoba. Ese shu ufite ubwoba bw'iki? Mfite ubwoba bw'ukuntu nduze kurebana na mama. Bya bintu twakoze n'ubwa mbere nabikoze. Ndumva ari buze kubimenya. Sure. Humura ndahari ku bwawe kandi ntakiri buze ko sibyo wumve ko nyine ari ibisanzwe nta gikuba cyacitse sibyo. Byakubwiye neza se hari ikibazo? Nta kibazo. Humura nyine mama ntabwo ari buze kubimenya kereka n'ubimubwiye kandi abizi ko nawe utakimena inda. Oya kuzumva ibyo nabikora. Okay.